Reka nkusuhuze ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro y'Imana abe kuri wowe. Mwagiye mwumva umugabo witwa Yona uvugwa muri Bibiliya ngo yaje kumirwa n'igifi kinini cyane. Ibyo byakozwe n'Imana ubwo Imana yari iri kumuhana aho yari ayihunze yanze gukora ibyo yari imusabye. Ibyo nibyo tugiye kureba muri kino kiganiro, tukareba impamvu nyamukuru igifi cyaje kumira Yona nuko byaje kugenda nyuma yaho. Gusa icyo mwibutsa no kubanza ugakora subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro, ndetse nimba ikiganiro kuryoheye ukande like. Ibyo wifuza kutubwira ibyo muri comment utwandikiye turabibona. Ubundi mu gitabo cya Yona muri Bibiliya, n'ubundi mu gitabo cya Yona kigizwe n'ibice 4 byonyine. Ni igitabo gitoya kabisa kigizwe n'ibice 4 byonyine, iyo ugisomye uhita ukirangiza. Muri icyo gitabo cya Yona niho hatubwira ko Yona yaje kumva ijwi rivuye ku Uwiteka Imana riramubwira ati haguruka ujye mu murwa mukuru witwa Inineve, ugende ubaburire ubabwire ko ibyaha bari gukora atari byo, nyuma y'iminsi 40 uwo mujyi munini uzarimbuka. Noneho Yona arabyanga, aravuga ati ahubwo njyewe reka mungire. Afata umwanzuro wo guhungira ahantu bita Itarushishi. Afata inzira aragenda. Bibiliya itubwira ko yaje gutega inguge. Ubwo inguge ni inguge, ubwo ni nk'ubwato nyine. Atega ubwato, ajya mu bwato hasi arisinzirira. Ubwo bari kugenda bari mu bwato, bageze mu nyanja hagati, amazi Imana ngo iteza umuhengeri muri iyo nyanja. Iyo nyanja amazi nyine atangira guhungabanya ubwo bwato. Abantu bose bari barimo aho ngaho batangira gusenga imana zabo. Buri muntu yatangiye gusenga imana ye ngo arebe nimba yabakiza uwo muhengeri. Noneho ngo ariko uwo Yona we yibereyemo hasi yisinziriye. Umukuru w'ubwato amanukamo hasi asanga Yona arasinziriye. Aramubwira ati wa munyabitotsi we, byuka nawe utakambira imana yawe urebe nimba yadukiza bino byago. Yona arazamuka ajya hamwe n'abandi. Nibwo bahise bafata icyemezo bavuga ngo reka bafindore, bakora ubufindo nyine barebe umuntu waba wateje ibyo byago muri ubwo bwato. Bakoze ubwo bufindo bugwa kuri Yona. Baramubaza ati se wowe uri muntu ki, uturutse he, utuye mu kihe gihugu, wowe uteje bino byago? Nibwo yaje kubatekereza ibintu byose ukuntu bimeze, ababwira ko yari ahunze Uwiteka n'ibyo byose biri kuba biri guterwa n'uburakari bw'Uwiteka. Barangije bamubaza ati se dukora iki? Arababwira ati njye mumfate munjugunye mu mazi, inyanja iraza kubaturiza. Inyanja nyine iraza gutuza. Barangije basaba Imana baravuga ati ntuzatubazeho kwica umuntu, twe tugiye kubikora. Bahita bamujugunya mu mazi. Bamujugunya mu mazi nyine ubwo amazi aratuza, ubwato burongera bugenda neza. Noneho Bibiliya ikomeza ivuga ko Imana yategetse igifi kinini kimira Yona, amara mu nda y'igifi amajoro 3. Amaze mu nda y'igifi amajoro 3 nibwo yaje gusengera mu nda y'igifi, asaba Imana imbabazi, ayibwira ukuntu yayitakiye bwo yari mu bibazo ikamutabara, ndetse akomeza ayisengera. Nyuma y'iyo minsi 3 nibwo Imana yaje gutegeka igifi kiruka Yona. Noneho kimuruka ku nkombe nyine, ku nkengero za wa murwa nyine Imana yamutumyeho Inineve. Nuko Imana irongera ibwira Yona ati haguruka ujye Inineve ubaburire. Nibwo guhaguruka Yona aragenda ajya muri uwo murwa munini, agenda ababurira, ababwira ko habura iminsi 40 gusa ngo uwo mujyi urimbuke. Nuko abantu bo muri uwo mujyi batangira guhinduka, bagenda nabo bagarukira Imana basenga, kugeza nabo bigeze ku muyobozi w'uwo murwa, nawe yiyambura imyambaro y'ubuyobozi, yambara ibigunira ajya gutakamba. Ashyiraho itegeko rivuga ko yaba umuturage, guhera ku muturage ukomeye kugeza ku woroheje nyuma y'abandi, ndetse n'amatungo yabo, nta kintu na kimwe bemerewe gukoza mu kanwa kabo bagiye kwiyiriza, bagatakambira Imana yabo wenda ishobora kubakiza ibyo byago byari bigiye kubabaho. Nuko niko byanagenze rwose. Imana yabonye ko bahindutse, ihagarika bya byago byose yabateganyirije. Gusa ibyo byaje kubabaza Yona.
Yona arangije asaba Imana avuga ati ngiye kubaho bindutiye gupfa bitwa nuko napfa. Nibwo yaje kujya ku nkengero za wa murwa, aricara arategereza ngo arebe nimba wa murwa uza gusenyuka nyine. Noneho aho yari ari izuba rimwishe, ngo Imana imuremera uruyuzi ruraza rumutwikira ku mutwe ngo anezererwa uruyuzi nyine arwishimira. Noneho mu ijoro rwa ruyuzi ruragenda, Imana ngo yategetse ikinyamaswa nyine kirarurya. Kiruriye Yona byose asanga rwavuyeho rwagiye. Izuba riramwica, arongera abwira Imana ati ngiye kubaho bindutiye gupfa. Imana amubaza ati se kuba wicishije ukoze neza? Ati se ngiye ntabwo nari kuza kubabazwa na bari abantu bari muri wa murwa munini bose ubwo bari kuza kurimbuka. Ubwo Yona nyine byakomeje birababaza, gusa ntabwo Bibiliya itubwira nimba Yona yaraje gupfa cyangwa hari ikindi kintu cyaje kubaho. Bibiliya nyine igarukira aho ngaho. Ubwo Imana yari kubwira Yona ati ngiye ntabwo nari kubabazwa n'aba bantu bari muri uno murwa munini ubwo bari kuza kurimbuka. Murumva iyi nkuru ya Yona ikintu itubwira ko kwizera Imana ukayikorera ari byo bya mbere. Naho nta hantu na hamwe wahungira Imana, aho wajya hose Imana ibikubona. Ibyo wakora byose Imana ibikubona. Kandi no kuba igifi cyaramize Yona ntapfire muri iyo nda kikaza kuza kumuruka, ni ukuvuga ngo Imana iyo ikigufiteho umugambi nta kintu waba. Kandi nyine Imana igufiteho umugambi nta kintu waba. Icya mbere ni ukuyikorera, ukagera mu nzira zayo, ugakora ibyo Imana ishaka, nawe uza kubona ubugingo buhoraho. Ibiganiro byacu byo nagaruka cyo mwutse no gukora subscribe ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse munyereke urukundo kabisa, munyereke urukundo. Maze iminsi n'ababona sinzi aho mwagiye, mugiye mugaruke dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.